ngira ngo abantu mwese mukunda education mu Rwanda cyangwa se kijyanye n'isata cy'uburezi mumaze iminsi mwumva kijyanye na REB, NESA na EF. Uyu munsi tuvugana EF hamwe na REB basohoye itangazo ryihutirwa kandi reba tumwe mu turere two mu Rwanda ariko ku kijyanye na CPD. Wenda ku bantu batazi CPD ni Continuous Professional Development, handi nyine ibigo by'amashuri bigomba gufasha barimo kugira bazamura ubushobozi bujyanye n'akazi bakoramo. Aba rero tugiye kureba hamwe ni bandi batumye mu buryo bwihuse ni turere birasaba kujya gusubana natwe ahangaha. Reka nkwake service yihuse. Ndabizi neza yuko wenda ushobora gukora ubwa mbere wumvishe kino kiganiro kuno channel, ariko dufashe ukorere subscribe, nurangiza usangize n'abandi ino nkuru babwire bakore subscribe. Ahangaha muzigiye kure murabona inkuru zira update cyangwa se nko kubona mentorship igitandukanye for free. Mani magambo kuba kwino channel no muhitamo yawe meza, na ahantu heza uzungukira muri cyane kandi muzayibona mu gihe kitarenze iminsi mike. Nyemera rero kano kanya mvuge ngo niba ukanze subscribe urakoze cyane, niba utanayikanze mu uyikande kino kiganiro kirangiye kuko uraza kurangiza neza wumvishe inkuru yakakanya. Munyemerere nifashishe ino nkuru yanyifashishire televuye muri Mineduc y'umwaka muri REB yanditswe ku 18/2/2026 iri mu rurimi rw'icyongereza, ariko ngiye kugerageza wenda kugenekereza nyishire mu Kinyarwanda. Ikaba yarandikiwe abayobozi b'uturere dukurikira, wumve ko ntabwo turere twose ariko ibintu burundi birareba abandi bose bari mu zindi ntara cyangwa se mu turere, cyane cyane ko ndi kubona bisa nkaho ari intara y'Iburengerazuba. Ndabona banakiye akarere ka Karongi mumeze neza. Murashima Imana. Mbwire umuntu w'Ikarongi wese uzi akandi subscribe, babwire hangana tugiye kwiye turabona amakuru ya update. Abarusizi nabo urumva nabamenye bahise bandikira, hakaza Nyamasheke, hakaza Rubavu, urumva n'ubundi turecyari mu Burengerazuba, hakaza Rutsiro yegeranye na Karongi gira murahazi hahandi hakonje cyane, hakaza Ngororero, hakaza na Nyabihu. Aba bantu babarizwa ahangaha cyangwa se n'abandi mufite inshuti zibarizwa ahangaha, mubabwire yuko aka kanya bagomba gutera intebe bakumva ino nkuru cyangwa se ino tangazo ryihutirwa. Iri tangazo ritangira rivuga ngo bwana madamu, navuze ko ndagenekereza impamvu ubutumire ku buhuza bikorwa ba CPD cyangwa se kuri ba coordinators, ku bahuza bikorwa ba CPD mu mahugurwa agamije gushyigikira ishyirwa mu bikorwa rya gahunda yo guhugura abarimu mu Cyongereza n'ubumenyi bwo kushyigikirana. Murakumvishe niyo subject. Ikigo gishinzwe uburezi bw'ibanze mu Rwanda dukunda kwita REB kibandikiye kibamenyesha ko hateganyije amahugurwa agenewe abazahugurwa ba Continuous Professional Development cyangwa CPD agamije gushyigikira ishyirwa mu bikorwa rya gahunda yo guhugura abarimu mu Cyongereza n'ubumenyi bwo gushyigikirana. Muri urwo rwego REB ku bufatanye na EF bateguye amahugurwa yihariye agenewe abahuzabikorwa ba CPD, ubwo ni ba coordinators. Murabizi nyine mwebwe wenda murabazi cyane kuturusha, hagamijwe kongera ubushobozi mu gushyira mu bikorwa gahunda, guhuza ibikorwa by'imiryango y'abiga hamwe ibyo twita communities of practice, gukemura ibibazo bya tekinike no gutanga ubufasha ku barimu. Aya mahugurwa azitabirwa abahuzabikorwa coordinators ba CPD mu mashuri yo mu ntara y'Uburengerazuba afite nibura abarimu 5 biyandikishije muri iyi gahunda yo guhugurwa mu Cyongereza. Hazahabwa umwanya wa mbere amashuri afite umubare munini w'abarimu biyandikishije ndetse n'akeneye kongererwa imbaraga mu mikorere y'imbere mu kigo. Aha hantu murahumvishe neza, birumvikana neza. Aya mahugurwa akaba azabera i Kigali mu cyumba cy'amahugurwa cya REB. Turaza kumenya ngo ni ryari noneho, turasa kujya ubanira ko gusa
turasaba gufasha mu kumenyesha no gukangurira amashuri yo mu turere muyobora kugira ngo abahuzabikorwa coordinators ba CPD batumiwe bazitabiriye aya mahugurwa ateganyijwe ku matariki ya itariki ya mbere 26 21 Gashyantare 2026, 22 Gashyantare 2026, 7 Werurwe 2026 n'8 Werurwe 2026. Ubwo ni mukuru kwa kabiri no kwa gatatu nko mubyumvisha. Mu mashuri atarashyiraho umuhuzabikorwa wa CPD, umujyanama mu cyongereza ku rwego rw'ishuri cyangwa se twita school subject mentor, ni uzitabira amahugurwa. Ingengabihe irambuye y'aya mahugurwa yometse kuri iyi baruwa abantu bakeneye maze kutwandikira. Ku bindi bisobanuro mwavugana na Bwana Nelson Ngirinshuti, umuyobozi wa gahunda wa EF, kuri telefone barayitanga na email barayitanga, cyangwa se Mugabo Nake Abudu, inzobere mu cyongereza muri REB, kuri telefone nawe barayitanga. Uyu nguyu yavuga icyongereza kuruta abanyamerika. Tubashimiye ubufatanye bwanyu. Niko leta irangiye ivuga mugira amahoro, bikozwe na Nelson Mbarushimana, umuyobozi mukuru wa REB, bimenyeshwa Minisitiri w'Uburezi uhoraho na Minisitiri uhoraho n'abandi bagiye batandukanye na Gavana w'Iburengerazuba. Byumvikane yuko aya mahugurwa areba ba coordinators b'ibigo by'amashuri n'ababandi ba school subject mentor, kandi byumvikane neza yuko nyine ni ikintu cyiza REB ihise igaragaza. Wenda niba urimo ni byiza, niba kandi utarimo ukaba ufite abo ngabo uziranye nabo, bahereze no nkuru ubabwira uti ahangaha niho honyine ushobora kubona inkuru ngiyi. Ndagusaba ko bakana subscribe nkuko mubibona namwe, cyangwa se mugasangiza n'abandi zino nkuru. Ubundi ni mwebwe wacu. Ciao ciao, cyangwa kigaruka mureke duhure mu kindi kiganiro gikurikira. Turakukunda cyane.